Twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane w'amasengesho n'amasengesho y'umuzuko n'amasengesho yo kuzura ibyacu n'amasengesho yo kuzukana na Yesu muri iyi minsi ya Pasika. Haleluya. Reka dusenga Imana hanyuma dukomeze dushimira Imana ndetse tunagana n'ijambo ry'Imana yadushyize ku mutima kuri uyu mugoroba kuri umunsi wa kane. Data mu izina rya Yesu Kristo, turashima imbabazi zawe, turashima urukundo rwawe, turashima ubuntu bwawe, turashima kwera kwawe, turashima gukiranuka kwawe, turashima imbabazi zawe n'umurava wawe. Izina ryawe Mana agakiza rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagusabye Mwami ngo uhe umugisha abantu bose Mwami turi kumwe muri aya masengesho, abantu bose Mwami turi kumwe kuri umugoroba, abantu bose Mwami bakurikiye ijambo ryawe, abantu bose Mwami dufatanije kwa mu bwiza bwawe no muri presence yawe. Turakwinginze Mwami ngo uduhere umugisha hamwe uyu mugoroba, utwereke imbabazi zawe, utwereke urukundo rwawe, tugirire neza Mwami. Rwana n'ikintu cyose kirwana no kumenya Imana, senya buri imbaraga zose z'uburyo bwose zirimo zirwanya kubaha Imana no gusenga. Buri kintu cyose cyatwitambika muri aya masengesho turakimenagura, turagisenya. Buri imbaraga zose z'umwijima zagerageza kudushyira hasi no kudusubiza inyuma, natwe turazimenye kandi turazicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Data kubwo imbabazi zawe n'urukundo rwawe, reka umwuka wawe wera, reka imbabazi zawe, reka kugira neza kwawe byururuke bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Mana kumva gusenga izina rye rishimwe nibe bidashama izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi kuri uyu mugoroba turaganira ijambo rivuga ngo gusenya umwuka w'ubugambanyi. Haleluya. Gusenya umwuka w'ubugambanyi niryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba. Turasenya imbaraga zose, ubutware bwose n'ubushobozi bwose bw'umwanzi. Yesu ashimwe. Buri butware bwose, buri imbaraga zose, buri bushobozi bwose bw'ikuzimu, buri mwuka wose w'ubugambanyi turabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarara mu mbaraga z'Imana, turahagarara mu bushobozi bw'Imana, turahagarara mu kubaho kw'Imana, tunaniza buri imbaraga zose zikorana kandi zigendana n'ubugambanyi. Yesu ashimwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo 26 umurongo wa 14. Biravuga ngo hanyuma umwe muri abo 12 witwa Yuda Isikaryota asanga abatambyi bakuru, arababaza ati mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Haleluya. Muri aya masengesho y'iminsi 7, muri iyi minsi ya Pasika, muri iki gihe twitegura cyangwa se turi mu minsi yo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, hari ibyo tutakwirengagiza kuganiraho kuko biri include cyangwa se biri indani muri iki gikorwa cyabayeho, muri urugendo rwa Yesu Kristo rwo kujya ku musaraba. Imana itugire neza cyane. Ikintu kijyanye n'ubugambanyi n'urwango n'ibintu ndetse no guhemuka ni ibintu utashyira ku ruhande cyangwa se utakwibagirwa, utasiga inyuma igihe cyose urimo kuvuga ku rupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu Kristo rukubiyemo ibi bintu byose. Impamvu tudashobora no kubyirengagiza nuko ni ibintu biri mu rupfu rwa Yesu, biri mu gihe cyo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, ariko kandi ni n'ibintu tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Muri iyi si
tubana n'abantu batwanga, muri iyi si tubana n'abantu bahemuka, muri iyi si tubana n'abantu bashaka kutugira nabi, ariko si ibyo gusa, tubana n'abantu bagambanira ubuzima bwacu igitondo n'umugoroba, kandi abo ngabo ntago ari abakure. Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba mu rugo rwiwe. Buriya nujya gushaka abanzi cyangwa se nujya kureba uwakugira nabi, ntabwo ari uwakure. Oya, ntabwo ari uwakure. Hariho ubuhamya mperuka gukurikirana mu minsi ishize kuri YouTube bw'umugabo witwa Cabugufi. Narakurikiranye ubuhamya bwiwe. Yarimo ko n'umugabo utagira amaboko, ukuboko baraguciye kumwe, hanyuma ukundi baca ikiganza. Mu buhamya bwiwe aravuga ngo atahutse avuye muri Kongo agarutse mu Rwanda, yatangiye akora ubuyede, akora ibintu bitandukanye, hanyuma arangije aza kujya ku Gisenyi, atangira business yo gucuruza amabuye, agira amafaranga. Ariko uko yazamukaga agira amafaranga, inshuti ziwe zari zimwegereye ntabwo bari banezerewe. Bamubonaga azamuka, bakamubona arimo agena amafaranga menshi, ariko bakavuga ngo umunsi umwe tuzakwica amafaranga tuyagukureho. Nuko nguko ikiremwa muntu kimeze. Bakubona uzamuka utera imbere, aho kugira ngo umuntu atekereze wakoze iki, waciye mu yihe nzira kugira ngo ugire aho wageze. Basi nawe yumve ko ashobora kufightinga, kurwana kugira ngo agere aho wageze, ahubwo agashyira imbaraga mu gushaka kugusenya no kugushyira hasi, kugira ngo ibyo wagezeho abitware, cyangwa se natanabitwara mubibure mwese, ariko ntuzamuke. Mu buhamya bw'uyu mugabo Cabugufi aravuga ngo igihe kimwe yagambiriye kugura imodoka, cyari bimaze kugira amafaranga menshi, ngo ariko atekereza ko kugura imodoka adafite aho ataha, adafite n'aho ayiparika, atari igitekerezo cyiza. Aravuga ngo reka njye kugura inzu. Igihe agombaga kugura inzu, ahamagara inshuti yiwe ya hafi, amuha igitekerezo, amubwira ati nashaka kugura imodoka, ariko ndumva ibyiza nabanza inzu. None hari ahantu nabonye inzu, ndagira ngo uzaze umerekeze tujye kuyireba, nituyishima tuyishyure. Barabarokore bose, bari bakijijwe, bose barasengaga. Wa mushuti waraza mu rugo, ageze mu rugo ku mugoroba yagombaga kuza mu rugo, bakararana, hanyuma bakaza kuzinduka mu ma 10:00 cyangwa 10:00 za mu gitondo bagenda gushaka inzu. Bararyamye, urumva umushuti we araje, aramugaburiye, baramugaburira mu rugo, ararya, aranywa, barasenga, baranezerwa, barishima, barangije bararyama. Ariko uyu muntu yafashe nk'inshuti, akazana mu rugo, bakarya, bakaryama, bakanezerwa, n'umugambanyi. Yari yagiye ararika abandi bagabo 3 kandi b'inshuti, abwira ati ya nshuti yacu agiye kugura inzu, afite amafaranga menshi, afite ibintu byinshi bya zahabu n'ibiki byose, muze kuza, ndaza kumuzana, mumutegere ahantu runaka, hanyuma nimpagera ndaza kubasinyara, ajya imbere isigare inyuma, tumwice tumukore amafaranga. Wa mugabo arabyuka mu gitondo 10:00 cyangwa 10:00, ahamagara umushuti we, aramubyutsa, bashima Imana. Bamaze gushima Imana, bararangije, ahetse igikapu kirimo amafaranga, barangije barasohotse, baragiye. Kumburi yateguye abagabo 3 bajyanye imihoro ngo kuri Ponseze, barayikaza kuri Ponseze. Bari ahantu bateze igico, baramutegereje. Abonye ko agiye kugera handi hagati muri bo, we akazajya avuga cyane,
arimo kubaha sinyari abereka ko baje, undi ntamenye ibyo ari byo. Icyakurikiye ni kimwe nuko babaguye hagati, ubwo urumva asubira inyuma, bari babizi, barangije ibyo bamukoreye bizwi n'Imana. Baramutemaguye, bamutema ikiganza cy'iburyo, bamutema ukuboko, bamutemye ukuboko kw'iburyo kuvaho, bamutema ikiganza, sinibuka, ukuboko kumwe kwavuyeho, ukundi ikiganza kivaho, baramutemagura mu mutwe ahantu hose, barangije bamukura bagenda bamujugunya ku musozi ahantu hejuru manga bazi ko yapfuye. Abadamu no bahamutoraguye mu gitondo bamujyana kwa muganga abaho. Umunsi wa none nta maboko agira, yakuweho nande n'abandi inshuti ziwe. Umugambanyi ninde? Uwo bararanye mu nzu, uwo bagaburiye, uwo bashimye Imana hamwe, uwo basenze hamwe, inshuti magara. Uyu mugoroba turaganira ku mwuka wa Yuda. Umwuka wa Yuda ni umwuka mubi, kandi ni umwuka ukorera mu isi na n'uyu munsi. Ntimwibaze yuko wabayeho mu bihe bya Yesu gusa, oya, ni umwuka wabayeho mbere yuko Yesu abaho, ni umwuka wariho mu bihe bya Yesu, ni umwuka uriho no mu bihe by'uyu munsi wa none. Kubera iki? Yesu ashimwe. Impamvu nta yindi, ni ukubera inda nini, ubugome, ubugambanyi. Reka dusubire inyuma gato turebe mu mateka. Hari umugabo witwa Yosefu. Uyu mugabo witwa Yosefu ari umwana yavukanye n'abavandimwe biwe 11, yari wa 12. Baravukana, barakurana, agirirwa ubuntu, Imana iramutoranya. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ushyire ku muhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Imana idutoranya tutaravuka. Hariho imigabane dufite mu buzima bwacu tutagizemo uruhare. Hari ibyo Imana yaduhamagariye natwe ubwacu tutagize ikintu kimwe twakoze kugira ngo tubihabwe. Ariko mu mbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana yaraturebye iratwitegereza. Ijambo ry'Imana avuga ngo Yakobo naramukunze, Esawu ndamwanga. Yakobo nta ruhare yari yagize kugira ngo akundwe, Esawu yangwe. Hari ibintu biza mu buzima uvukana nabyo. Nkuko Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda mama wawe, ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Hari ikintu Imana iguhamagarira, hari ikintu Imana ikuremera, hari ikintu Imana igushyiriraho. Nta n'uruhare wabigizemo, n'umubyeyi nta ruhare yabigizemo. Yesu ashimwe. Ariko bene se ntabwo bigeze banezerererwa guhamagarwa no gutoranywa kwa Yosefu. Ariko igitondo kimwe arabyuka arababwira, yarazi ngo aravugana n'abavandimwe, yarazi ngo aravugana n'abantu bahuje se, yarazi ko ibyiza byiwe n'umugisha wiwe abandi bari buze kubinezerererwa. Arababwira ati bwira mwari muzi n'ibindi, narose inzozi, nabonaga duhambira imiba, ariko iyo nyiragwa uwanjye umuhagaze. Ngo urashaka kuvuga rero yuko twebwe tuzakubararira, twebwe tuzagukorera, wowe uzatubera umuyobozi. Igitondo kimwe arongera arabyuka ararota, abona inyenyeri n'ukwezi, abona inyenyeri 11 n'ukwezi n'izuba bimanuka biraza bigwa imbere yiwe. Ahamagara se na bene se arababwira inzozi yarose. Bibiliya ivuga ngo barushaho kumwanga. Igitondo kimwe baramubona, ise akora ikosa rikomeye, ategura ibyo kurya, ategura impamba, abihereza Yosefu. Aramubwira ngo genda urebe bene so aho bari baragiriye mu gasozi, urebe uko bameze, hanyuma garuka umbwira amakuru y'impamo ko bameze neza.
biravuga ngo bamubonye aturutse hariya ngo barangije baramurangira baravuga ngo nguriya karosaraje reka tumwice turebe uko za nzozi ziwe zizasohora. Ni umuvandimwe wabo n'amaraso yabo, ise n'umwe, yego nibyo nyina si umwe ariko se n'umwe. Kandi ikibazo ntabwo yari nyina, kubera ko n'abangaba 11 basigaye ntabwo bari bahuje nyina, bari bafite ba nyina 3 batandukanye, kuko abana ba Yakobo bavukaga ku bagore 4, abagore 2 yasabye bavukana mukuru na mutoya, Leya na Rasheli, hanyuma n'abaja 2, umuja wa Rasheli n'umuja wa Leya, niho aba bana baturukaga. Ariko urebe yuko atari ikibazo cy'uko badahuje ba nyina, badahuje ba nyina, abo kwa Leya nabo kubaja bose baricaye bakora umugambi, baravuga ngo aho kugira ngo Yosefu azamuke, aho kugira ngo agire ikintu ageraho, aho kugira ngo akomere, aho kugira ngo amutware wacu, reka tumwice. Urwango rwabo bangaga Yosefu ntabwo rwari rushingiye yuko Yosefu badahuje nyina, ahubwo rwari rushingiye yuko Yosefu afite inzozi, rwari rushingiye yuko Yosefu afite icyerekezo, rwari rushingiye yuko Yosefu Imana yamutoranije, Imana yamuhisemo, Imana yamushyiriyeho umugambi runaka. Urwango rwabo rwangaga destination ya Yosefu. Uwo munsi baragambana baravuga ngo reka tumugurishe. Yesu Kristo so wa mbere wagurishijwe, Yosefu ne wa mbere wagurishijwe. Baramugurisha ibiceri 30 baramujyana. Umwuka w'ubugambanyi wahereye kera. Bibirongera kutwereka umugabo witwa Naboti. Uyu Naboti yari afite igikingi cy'uruzabibu yasigiwe na basekuru. Ngo umunsi umwe Ahabu ngo araza agenda abona cyaki, abona gikingi cy'uruzabibu, arangije aravuga ngo iki gikingi nagikunze kimwe. Undi ati iyi ni gakondo y'abasogokuruza ntibishoboka. Ngo habarataha araryama ababaye afite agahinda kenshi. Hanyuma Yezebeli araza aramwegera amubwira ati mugabo wanjye niki cyaguteye agahinda, ntugire ikibazo, rura ruzabibu ejo nzarukuzanira kandi nzaruguha. Icyo yakoze ni kimwe, Yezebeli yagiye mu bantu begereye Naboti, yagiye mu nshuti za Naboti, mu baturanyi ba Naboti, arangije abaha ibiguzi, arabwira ngo ndabishyura ibyo mushaka byose, hanyuma ejo muzashyire Naboti imbere y'urukiko, mwebwe muze nk'abaturanyi biwe, nk'inshuti ziwe, nimurangiza muhamye yuko mwumvise atuka umwami, mwumvise atuka Imana, muzabihamye n'akanwa kanyu, nta n'umuzigero ubihakana kuko muri inshuti. Buriya biragoye kugira ngo abantu bahakane ibintu byavuzwe n'inshuti yawe. Buriya ntuzagire ngo niki cyica ubuzima bwacu, niki gisenya ubuzima bwacu. Nabitwa inshuti, nabitwa abavandimwe, kuko umuntu mugendana, umuntu musangira, umuntu muvugana abazi byinshi byo kukuvugaho, hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo niyo yahimba ibinyoma, wabibwiye wese arabyemera. Kubera iki? Avuga jyewe Apostle Eric ndamuzi, turirirwana, turabana mu rugo, ibintu byose ndabizi, rero burya ameze gutya na gutya. Uzahera he uhakana? Urabyemera kuko ubikubwira, nawe warambonanye nawe, nawe urabizi ko tubana, urabizi ko dutaha mu nzimwe, urabizi ko dutaha mu rugo rumwe, urabizi ko tugendana, urabizi ko twirirwana. So birakorohera kumva ibyo umuntu unyegereye akubwira. Ariko undi muntu umaze umwaka, imyaka 2, 3 tudahura, tutari kumwe nawe, ibyo azavuga byose buri wese azabigiraho akabazo, azavuga birashoboka ko hari ikibazo ufitanye na Apostle Eric, birashoboka ko hari kitagenda neza hagati yawe nawe, kuko ntago bizumvikana. Icyo tuzi ni kimwe, Yesu ashimwe, ati icyo tuzi ni kimwe, nuko birashoboka ko umuheruka kera, ariko wowe wundi uri iruhande rwanjye, nubwo yavuga amafuti, nubwo yabeshya, ababeshya bizaborohera kumumva. Abaturanyi ba Naboti, inshuti za Naboti, nibo baje bahagarara imbere y'urukiko, baravuga ngo uyu mugabo twamwiyumviye n'akanwa kacu, yatutse umwami, yatutse Imana. Naboti nuko yatewe amabuye aricwa, ibyo birarangira.
hanyuma Ahabu yinjira mu ruzabibu araruzungura. Turi kuganira ku mwuka wa Yuda n'umwuka w'ubugambanyi. Ibi nibyo Yesu Kristo yahanganye nabyo mu buzima bwiwe. Ni benshi twavuga ingero nyinshi, ariko reka tugaruke kuri Yesu kuko turi mu minsi ya Pasika. Yesu Kristo abwira abigishwa biwe, arabwira ngo tugiye Yerusalemu, ariko nituhagera nzagambanirwa mu maboko y'abagome, nzagambanirwa mu maboko y'abanzi, bazafata bangirire nabi. Atari ko ndazi neza yuko nyuma y'iminsi 3 nzazuka kandi nzahabwa ubwiza n'icyubahiro cyanjye. Abo yarimo kuvugana nabo, abo yarimo kubwira, inshuti ziwe, abo yatoranije 11, nabo yagendanaga nabo, nabo yararanaga nabo, nabo yizeraga, nabo yabitsaga amabanga yose. Yesu Kristo yari afite abanzi. Nkuko muri buno buzima nta n'umwe utagira abanzi, ntibazakubeshye. Nta n'umwe ubaho muri buno buzima utagira abanzi. Uko byagenda kose hari abanzi ufite, hari abuzi, hari n'abo utazi, hari n'abakwangira mu ibanga. Ariko burya abanzi bakomeye ntabwo ari wundi wakwidekara akakubwira ngo ndakwanga. Burya nubona umuntu naza akagaragara mu buzima bwawe akakubwira ati jyewe nawe ibyanjye birangire, ndakwanga, singukunda, akabikubwira. Burya nushaka nimba ufite na gift uzayimuhe, uzambwira ati uri intwari kandi uri umuntu mwiza kandi mbonye kuri n'inshuti yanjye pe. Nimba ushobora kunyanga ukaza ukidekara ukambwira kunyanga, uriya muntu uzamufate nk'inshuti ahubwo, kuko ntacyo na kimwe yaba kigutwaye mu buzima bwawe. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ibuye rigaragaye ntabwo ribarekesha isuka. Umwanzi wamenye ko ari umwanzi w'ubuzima bwawe nta kintu yagutwara, ariko ikibazo gikomeye tugira ni ba Yuda tugendana nabo, tuzi ko ari intumwa ngenzi zacu, tuzi ko ari inshuti zacu, tuzi ko kandi burya reka mbabwire, Yuda yaratanye isano na Yesu ryo mu maraso. Ni nayo mpamvu ari wari ushinzwe finance. Ubundi burya ntabwo ushobora gushinga finance umuntu utizeye. Icya mbere kugira ngo umuntu finance yawe nuko ubuzi neza ko ari inyangamugayo. Hanyuma icya kabiri nuko ubuzi yuko wenda ni mwene wanyu mufitanye isano ntabwo yapfa kuguhemukira. Hanyuma icya gatatu nubwo yahemuka azajyane nta kundi basi ubwo nzabona nakijije umuntu dufitanye icyo dupfana, cyangwa se nzaba nagiriye umuntu umumaro numva n'undi nifuzaga kugira umumaro. Kuko nimba ari ikintu gikomeye muri iyi si, amafaranga arakomeye, kandi si nonaha no kuva kera, kuva kwa Aburahamu, Yesu ashimwe, kuva kwa Aburahamu amafaranga arakomeye, kuva kwa Yosefu amafaranga arakomeye. Nta hantu na hamwe amafaranga adakora. Bundi baravuga ngo ifaranga aho rikubise haroroha. Yesu Kristo atoranya Yuda, amuha icyizere, amubitsa ikigega. Kuko reka mbabwize ukuri, ukuri ni uko nguko, ubutumwa bwiza ni free, ni ubuntu, ariko kububwiriza no kugira ngo bugere aho bugomba kugera ni ikiguzi. Haleluya. Ijambo twarihawe ku buntu, ariko kugira ngo rigere aho rigomba kugera hari ikiguzi kigomba kwishyurwa. Niyo mpamvu muri ministeri ya Yesu hari harimo department ya finance, hari harimo umubitsi, hari harimo uburyo bwo gukorekitinga amafaranga no gushaka amafaranga. Kuko imyaka 3 yamaze abwiriza ubutumwa, ntabwo byashobokaga ko yari kuyimara abwiriza ubutumwa akora ibitangaza ariko adafite finance, ntibyari gukunda. Hari igihe amafaranga yabashiranye,
bageze mu nzira babasitaka, barabahagarika, barabwira hari umusoro mugomba kwishyura, mutawishyuye ntimurenga ahangaha. Barahagarara, barebye mu mifuko basanga nta kintu gihari. Icyabaye ni kimwe, Yesu yahamagaye Petero aramubwira ngo genda ku nyanja ujugunye urucundura, uraza gufata ifi ebyiri, iyanjye n'iyawe, hanyuma uraza kwasamura, nurangiza muri izo fu uraza gusangamo amafaranga turi buze gusora, ugaruka unkure hano. Yesu aricara, Petero amusiga aho ngaho. Yarafunze, yarafungiranye ahantu hamwe, ntiyashoboraga kujya imbere, ntiyashoboraga kujya inyuma, kuko bari bamufatiye umusoro. Aricara, arategereza. Muri ako kanya Yesu yamaze yicaye, hari ahantu yagombaga kuba yageze, hari ubutumwa yagombaga kuba yabwirije, hari uwagombaga kuba yakize indwara. Icyo nababwira ni iki ngiki, ni uko muri kajya kanya wari kumutabaza ngo ngwino untabare ntabwo byari gushoboka, wari kumbwira ngo umwana wanjye ararwaye ntibyari gushoboka. Arafunze. Kubera iki? Finance, amafaranga ntayarahari. Petero agarutse, asora umusoro we, asora n'umusoro wa Yesu, hanyuma abona gukomeza urugendo. Ubutumwa bubona burakomeza, ibitangaza birakomeza. Ariko muri kajya kanya bari babaye stuck. Yesu yari afite abagabo 12 agendana nabo, atoza yigisha. Abagabo nta kandi kazi bagiraga, na Yesu nta kandi kazi yagiraga, yarabwirizaga ku manywa, mu ijoro akarara asenga. So yari akeneye amafaranga kugira ngo umurimo yahamagariwe ukunde. Yari akeneye amafaranga kugira ngo izi ntumwa agumane nazo. Yari akeneye amafaranga kugira ngo aho bajya bagombe kuhagera. Muri bukumunsi umwe ko yababwiye ngo nimugabure bano bantu, bo ntibatekereza ko agiye gukora ibitangaza, bo batekerereza muri finance yabo. Bagenda begera bamubwira ngo bara urebe ayo dufite, babaze basanga basigaranye 200 yonyine gusa. Baragaruka bamubwira ati mu bubiko bwacu, mu kigega cyacu ntabwo harimo amafaranga agaburira bano bantu. Ababwira ati it's okay, uyu munsi sindimo mvuga hejuru ya finance, sindimo mvuga hejuru y'ikigega dufite, ahubwo ndimo ndavuga hejuru y'ibimenyetso n'ibitangaza. Mubicaze ndakora igitangaza. Hallelujah. Ariko ubuzima bwese, ministeri yiwe kugira ngo igende moving every day yari keneye amafaranga. Niyo mpamvu umunsi wa mudamu yazaga kumusuka amavuta, abari bicango batangiye kuyabarira mu mafaranga, kuko bari bazi neza ko umurimo bafite ukeneye amafaranga. Rero kugira ngo ufate umuntu umushinge ikigega, umushinge amafaranga muri ministeri yawe, nuko aba ari umwiserwa cyane kuri wowe. Kuko ministeri ya Yesu kugira ngo imuvinge igende byasabaga imbaraga za finance, byasabaga imbaraga z'amafaranga. Gukora ibimenyetso n'ibitangaza gusa ntibyari bihagije. Hari abo bagombaga kugira bakishyura ibyo kurya, bakishyura amacumbi, hari abo bafashaga, hari abo bagaburiraga, hari byinshi byakorwaga ijoro n'amanywa, imyaka 3 byinshi byakorwaga bikozwe n'amafaranga. Hari abagore Bibiliya ivuga bafinanshije ministeri ya Yesu, basutsemo amafaranga, basutsemo ubutunzi bwabo. N'abagore bagiye bafata ibintu byabo, bafata amafaranga yabo, bafata ubucuruzi bwo, bafata business zabo, bafata ibyo bafite byose, baraza bisuka muri ministeri ya Yesu, ngo baramukoraga ijoro n'amanywa, baramufinansa uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo umurimo ushobore gukomeza. Ubutumwa bwiza n'ubuntu, ariko kugira ngo bugende bukenera ikiguzi. Iyo nta kiguzi cyishyuwe, iyo nta buryo buhari, ubutumwa bwinshi buradindira. Hari ibidakorwa byagombaga gukorwa, hari ibitangaza bidakorwa, hari ingendo zidakorwa, hari aho butagera, hari ibitagerwaho kuko nta finance ihari. So Yesu rero gufata Yuda akamwicarika kuri uwo mwanya, akamuha uwo murimo, yaramufitiye icyizere kirenze, yari inshuti ikomeye cyane, yari uwo muri famiye, yari uwo mu muryango, kandi yabonaga neza yuko ari umuntu ugomba kujera neza amafaranga. Ariko icyabaje kandi giteye agahinda, wa muntu yahaye icyizere kiruta icy'abandi 11, akamuha ikintu atahaye abandi. Bibiliya iravuze ngo arahaguruka asanga abatambyi, ajya kugambanira Yesu
kugira ngo bamuhe amafaranga. Aragenda asanga abatambyi, arabwira ati erega burya wa wundi Yesu mwanga, ubu noneho nakorana namwe kandi namubagezaho. Mbibutse ko abafarisayo banze Yesu kuva gitangira, banze Yesu kuva bakimumenya, bashatse kumwicira ku munsi wa mbere, ariko ntibigeze bamushobora kuko ntago bari inshuti ze. Ntibigeze bamushobora kuko ntago bari bari muri ministeri yiwe. Ntibigeze bamushobora kuko ntago bari bamwegereye. Ntibigeze bamushobora kuko ntibari baza harara, ntibari baza haryama, ntibari baza harira, ntibari bazi igihe abyukira, ntibari bazi aho agenderera. Bamubonaga hagati mu bantu, bakamubona yakoze ibitangaza. Uyu munsi bakamwumva i Kaperinawumu, ejo bakamwumva i Makedoniya, ejo bakumva ari Tesaloniki, ejo bakamwumva ari ku nyanja ya Galilaya. Kuko ntago yagumaga hamwe. Aho bamwumvaga uyu munsi, ejo so bamwumvaga. Yabaga ari mu butayu, arimo gusengera abantu, arimo kubakorera ibitangaza, akabwira ngo nimugende. Yarangiza agasubira inyuma, akigira ku musozi gusenga. Bakara ijoro ryose bamutegereje bazi ngo baramufata bamwice, bagaheba, bukarinda bucya. Kuko bari bazi ngo aratajya kuryama, kumbe yirariye ku musozi asenga. Abamuteze igico mu nzira bakamubura, ntibamenye ibyo ari byo. Yanava ku musozi akaza akicira inzira y'amazi, kuko Bibiliya ivuga ngo barebaga ku nkombe bakabona nta bwato na bumwe buhari, ubwato bwose bwagiye. Bakavuga ati ibyo ari byo byose ubwo nta bwato busigaye, araza kuza guca inzira y'ubutaka. Bakajya kumutegerera inzira y'ubutaka, nawe yamanuka arangije gusenga, akaza agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Yatambukaga ku nyanja nk'utambuka ku butaka. Nuko byari bimeze. Urwango rw'abafarisayo n'abasadukayo bamwangaga ntago rwigeze rugera ku ntego yarwo, kubera ko ijoro n'amanywa inzira bamutegeragamo siyo bamusangagamo. Ku manywa naho bamusanze yabaga akikijwe na rubanda nyamwinshi. Intumwa 12 zabaga ziri muri buryo n'ibumoso. Ba Petero bari bariyemeje kumurwanira kugeza no ku gatsi kabo ka nyuma. Bari bariyemeje gukora icyo ari cyo cyose gisabwa kugira ngo barinde ubuzima bwiwe, kuko basize cyose kubera we. Haleluya. Nuko byari biri. Bagatinya rubanda nyamwinshi, bakavuga uyu muntu yasuye abantu, uyu muntu yakijije indwara, abantu bose bamukomera amashyi, nitumukora wahangaha turahura n'ikibazo gikomeye cyane. Nitumukoraho turahura n'ibyago. Icyo bakoraga ni kimwe, bakavuga ngo reka dutegereze. Bamugenza imyaka 3 yose bataramushobora. Ariko ijoro rimwe umwe mu nshuti ziwe, umwe mu baryama hamwe, mu bagendana hamwe, uzi ibyiwe byose, uzi uko aryama, uzi uko atambuka, uzi uko arya, uzi step ikurikira y'ubuzima bwiwe, yarahagurutse aragenda arababwira ngo burya mwemeye gukorana nanjye namubashyikiriza. Niko bigenda muri buno buzima. Umuntu wese uzakugambanira, umuntu wese uzakugirira nabi, ni umuntu uzi uko uryama, ni umuntu uzi uko wambara, ni umuntu uzi ibyawe. Niyo mpamvu nahoze mbabwira kandi ndimo kubabwira ngo burya nuganira n'inshuti zawe ntukavuga ibintu byose ngo uranguze. Jya ugira ibyo uvuga, ugire n'ibyo usigaza. Jya ugira ibyo ubwira abantu, ugire n'ibyo wibikira. Kubera izihe mpamvu? Uyu nguyu uri muganiriro uyu munsi, uyu uri mubwira amabanga yawe, uyu nguyu uri mubwira intege nke zawe, ejo mu gitondo umwanzi namwinjiramo azakoresha amagambo wamubwiye, azakoresha za ntege nke wamweretse kugira ngo agushyire hasi. Iyi si turimo irimo ubugambanyi, irimo ubuhemu, irimo kugira nabi.
hari abantu benshi bicaye muri gereza uyu munsi wa none, ariko icyabicaje nta kindi, ni abantu bizeye. Reka mbabwize ukuri, mura ntimwibaze ngo abantu bica mu gereza ngo nuko bakoze ibyaha kuruta abari hano hanze birirwa bagenda. Oya, ntabwo ariko bimeze. Hari abantu benshi hano hanze b'abanyabyaha ruharwa kabuhariwe, bakora ibyaha ijoro n'amanywa, ku buryo ujyanije n'ibyaha byabo ukareba n'abafunze muri gereza, bo babubakira gereza yo munsi y'ubutaka, ntubakira kuri gereza yo hejuru kuko bafite ibyaha birenze. Ariko kuki baticaye hariya muri prison? Ariko hari abandi bicaye muri prison bahicajwe nande, bahicajwe n'abagambanyi, kandi abagambanyi ntabwo ari abakure, ni inshuti zabo. Hari urubanza rumwe rw'umuminisitiri mu gihugu kimwe, sindi buze kukivuga, nawe simuvuga, ari muri gereza. Ariko nakurikiye urubanza rwiwe, bavugaga ngo kanaka bari inshuti, kanaka barasangiraga, yamuhaye ruswa kubera ko icyamugejejeho arinda kujya muri gereza, nabo yagize inshuti bashobora guhurira muri hoteli, bashobora kwicarana muri hoteli, bashobora gusangira, bashobora kuganira, bahana randevu inyuma y'akazi. Abo nibo bamugejeje aho yicaye umunsi wa none. Ndakubwiza ukuri, muri buno buzima ni isomo rikomeye mu rupfu rwa Yesu Kristo, ni isomo rikomeye mu minsi ya Pasika. Ni ikigishwa Yesu Kristo atigeze ashima ko dusimbuka mu buzima bwacu. Ntabwo tugomba kugisimbuka, kuko ukuri nuko niyo si tubayemo. Abo wegereza iruhande rwawe cyane, abo uzana iruhande rwawe cyane, nibo ba Yuda ejo mu gitondo bazasohoka kujya kubwira abafarisayo, kuko iyi si yo abanzi bo tubasangamo. Uvuka usanga abanzi muri iyi si bagutegereje. Impinja zirarogwa, impinja zigirirwa nabi, impinja zikorerwa ibintu udashobora kumva. Ukiza kuri iyi si, ndavuga uhereye umunsi winjire mu nda mama wawe, abanzi ku isi bari bagutegereje, bahageze mbere yo kuhagera. Ubuzima tubayemo muri iyi si bumeze nk'ubwo Yesu Kristo yarabayemo muri iyi si. Kuko nusoma inkuru za Yesu, uhereye igihe hakandagiriye yatangiye gukwepana n'abanzi, yatangiye gukwepana n'imitego. Bakimenya gusa ngo umwami yavutse, impinja zarishwe, jenoside y'impinja yarakozwe mu gihugu. Yatangiye ubuhunzi ku cyumweru cye cya mbere cy'ubuzima muri iyi si. Nyina yakubise mu mugongo n'umukundwe batarawusharira, yakubise mu mugongo na se, baha amaguru, kibuno mpa amaguru, no muri Egiputa bajya guhunga. Ubu ni ubuzima bwa Yesu, kandi ni ikimenyetso cy'imibereho yacu n'ubuzima bwacu muri iyi si. Avuye yagarutse, amaze guhunguka agarutse, igihe atangiraga kubwiriza ubutumwa bwiza, Bibiliya ivuga ngo igihe cyose yoraga aca abantu mu myanya y'intoki, aca bashaka kumutera amabuye mu myanya y'intoki, rimwe bashaka kumutera amabuye, rimwe bashaka kumwica, rimwe bashaka kumugira nabi. Nibyo yahoragamo akwepana nabo ijoro n'amanywa. Yahoraga kwepa uko bukeye n'uko bwije, bashaka kumwica, bashaka kumutega imitego, bashaka kumutera amabuye, bashaka kumufata. Ariko bari baramubuze. Kubera iki? Bari batarabona umuntu uri iruhande rwiwe. Rero nagira ngo nkubwire neza ngo abanzi bawe ntabwo batangira igihe wabonye diplome, ntabwo batangira igihe wabyaye, ntabwo batangira igihe washatse umugabo, ntabwo batangira igihe umwana we yatsinze. No, abanzi muri isi turahabasanga. Hari abantu bakwanga badafite n'ikintu bakwangira pe, kubwo wabaza ese kana kumwangira iki, ntacyo yakubwira, ariko arakwanga tu, ntabwo ushaka. Ese Apostle Eric ko
ahora yibwiriza ijambo ry'Imana, ko yitegura amasengesho, ko yihoranga gusa tubwe ubutumwa bwiza, mpfiki umuhora iki? Yesi mushaka niyabwiriza binga mu matwi. Hari abantu bameze gutyo, niyo turimo tubwiriza, niyo turimo tuvuga ijambo ry'Imana, babirimo bibajya mu matwi. Ukibaza ikintu wamukoreye nta gihari, ariko arakwanga tu setu. Nuko biri, nibwo buzima rero bwa Yesu. Ariko umunsi ku wundi urwango rwabo ntirwigeze rushyirwa mu bikorwa. Umunsi ku wundi ibyo bagambiraga n'ibyo bateguraga ntibyigeze bijya mu bikorwa. Kubera iki? Kuko bari batarabona inshuti yiwe, bari batarabona umwegereye, bari batarabona umuri iruhande. Oh my Jesus. Uyu mwuka wa Yuda, umwuka w'ubugambanyi, ni umwuka ukorera mu bantu bari iruhande rwawe, ni umwuka ukorera mu bantu waganiriye nabo, ni umwuka ukora mu bantu wabikije amabanga. Buriya muri ubu buzima uko uzatangira kugira abantu benshi wizera, abantu benshi uganiriza ibyawe, abantu benshi ubwira intambwe zawe, abantu benshi ubwira ibikorwa byawe, uzamenye neza yuko urimo kwicukurira ikinogo. Uzamenye neza yuko urimo kwiyubakira itanura ry'umuriro rizagukongora umunsi umwe. Uzajya umenya neza yuko urimo kwiyubakira umusaraba uzabambwaho igitondo kimwe. Simvuze ngo nitugire inshuti, simvuze ngo nitugire abantu twizera, ariko nagira ngo nkubwire ngo muri babandi wizera, muri za ntumwa 12 harimo Yuda, muri babandi muganira harimo Yuda, muri babandi mugendana harimo Yuda, muri babandi muvugana harimo Yuda, muri babandi uha icyizere uha umutima wawe harimo Yuda. Niko kuri. Yesu ashimwe. Ukuri ni uko harimo Yuda mu bantu bose uha icyizere, uha umwanya wawe, umutima wawe. Nusubiza amaso inyuma ukareba mu mibereho yawe, uzasanga ibikomere ufite ku mutima wawe. Ndavuze ngo ibikomere ufite ku mutima wawe uzasanga utarabitewe n'abanzi bawe, warabitewe n'inshuti zawe. Nimba hari igihe naraye ndira, nimba hari igihe nasutse amarira hasi, ntabwo narishijwe n'abanzi banjye. Oya, narishijwe nabo nari narise inshuti, nari narise ababyeyi, nari narise abavandi. Ariko undi muntu wo ku ruhande, nimba atankunda ndabizi ko atankunda, nta n'ikintu nzamukeneraho, sinzigera mwegereza n'umutima wanjye, sinzigera mwibeshyaho n'umunsi wari. Ariko igihe cyose umuntu azakubwira I'm your brother, I'm your sister, I'm your father, I'm your mother, I'm your, akabikubwira inshuro nyinshi, nawe ugakomeza ubyakira, ukabyegereza umutima wawe, ukabishyira muri wowe, ukamwakira nka mama wawe, ukamwakira nka papa wawe, ukamwakira nka sister wawe. Umunsi yahindutse Yuda, umutima uzashwanyagurika. Yesu ashimwe. Ariko igihe cyose utari umukunzi wanjye, utari inshuti yanjye, nta kintu kimwe nzigera n'expectinga kuri wowe, kuko mu buzima bwanjye mbaho niteguye ko nta cyiza cyava aho uri, mbaho niteguye yuko nta kintu cyiza, yuko si cyiza kirantungura. Ntabwo mba surprised igihe unkoreye ikibi, kubera ko ndabizi ko n'ubundi ijoro n'amanywa urugamba rwawe uburwana no kugira ngo urebe ko wankorera ikibi. Rero niyo kibaye ntago bintungura, ariko nanjye sinshobora kuguha umwanya wo kugikora,
kuko ndabizi icyo ushaka gukora. Ndabizi ninkuzana mu nzu yanjye icyo uri buhafu ukoze. Ndabizi nitugendana ibyo uri bunkorere. Ndabizi ninkubwira misiyo yanjye na gahunda zanjye ibyo uri bukore ndabizi. Kubw'izo mpamvu nkugendera kure, ndakwirinda. Numpamagara kuri telefone, nimbishaka ndakwitaba, nintabishaka sindi bukwitabe, ariko ninakwitaba nzaba ndi muri yego okay. Uzategereza ijambo rivamo ntajya usigera wumva. Kubera iki? Ndakuzi. Nzi yuko umpamagaye ushaka kumvanamo amakuru. Nzi yuko umpamagaye hari abagutumye kumpamagara. Nzi yuko wenda na telefone yanjye urimo irikodinga. Ibyo biranyorohera, nta kintu kimwe usigera umbonamo. Ariko ibyo rero bituma utakiri danje kuri gewe, ntabwo ukiri ikibazo gikomeye kuri gewe, kuko ndakuzi. Yesu ashimwe. Ndakuzi. Sibyo urimo upanga, sibyo urimo utegura. Ibyo wambwira byose byo kunyizeza ibitangaza, ndagukorera ibi, gira gutya, urabona ibi n'ibi, umara kubimbwira, narangiza namara gukuba telefone nkavuga ubu ngo urazi ko yanshoboye. Baramubeshye, ndamuzi neza ibyo apanga. Bisobanura neza ngo uwo ngo ntakiri ikibazo kuri gewe, ntago azigera akomeretsa umutima wanjye. N'igihe nzagenda wenda mu byo mpamagayemo, nzagenda afite backup. Yesu ashimwe. Nzagenda namaze kwitegura neza, ndeba aho nkandagiza ikirenge naho nicara mpareba. Haleluya. Hari igihe kimwe twigeze guhura n'umuntu runaka, arampamagara arambwira ngo aranshaka, duhurire muri resitora runaka, ambwira resitora ashaka, it's okay, arayimbwira, duhurireyo, hanyuma dusangire. Ariko icyo ashakaga nari namaze kukimenya. Mwuka w'Imana yari amaze kumpishyura ko yagambanye n'abantu bakora aho ngaho kugira ngo baze kunshyira uburozi mu byo kurya. Hanyuma niza kuva aho ngo nze guhura n'ikibazo. Wamusuye se? Ntabwo wamusuye, mwahuriye muri resitora, murakomanza ibyo kurya, murariye, muratashye, it's okay. Hari ikindi se ashobora kuba yabazwa. Ariko Mwuka w'Imana arabimbwira mbere y'igihe. Ndangije ndagenda. Nari nzi aho tugiye guhura nawe, nari nzi biri mu mutima wiwe, nari nzi ibyo yagambiriye gukora, byose nari mbifite gutya. Ndagenda, turahoberana, ndamusekera, bite ni byiza amakuru, turicara turaganira, ati bakuzanira ibyo kurya, ndamubwira irya ndi mu masengesho. Basi bakuzanira ibyo kunywa, ndamubwira it's okay, bazana amazi. Bazana amazi mu gacupa, bazana n'ikirahure. Ndambwira uruzanye, ndambwira it's okay, terura igishyiraho ngo ndaza kwisukira. Oya reka tugusukire, it's okay, ndaza kwisukira, nta kibazo. Turaganira, turavugana, akazajya ambwira basi se bagoye akaji. Ndambwira ga ndi mu masengesho kandi ndi durayi, nta kintu nemerewe gufata. Ngo ariko se wowe wapanze amasengesho gute kandi twe twapanze ko duhura, twe twapanze ko turi buze gusohoka tukaganira, basi iyo yari kukazayakoresha. Ubu se uriya hari icyo byagutwara, ejo ntiwazakomeza amasengesho? Ndambwira no, nta kibazo, dusanzwe dusangira, even another time tuzasangira, ntugire ikibazo. Turahaguruka, turangije byose turahaguruka, fata ka gacupa ndagahagurukana, naragapfundo ariko sinayasoma, tumaze gutandukana nkajugunya muri puberi ndikomereza. Kubera iki? Ntuzibeshye ngo icupa ry'amazi rirafunze, umuntu ushaka kukugirira nabi barayifata bakaritera urushinge, bagasunikiramo uburozi, barangiza hahandi haba hometseho igipapuro, aracyomora agateramo urushinge, agasunikiramo ibyo asunikiramo, yarangiza bakongera bakafunga neza, bakomekaho nk'uko bisanzwe, icupa batarifunguye hejuru. Utazigera wibeshya ngo umuntu yambaye ikintu gifunze ngo rojino ngo nta kibazo. Hari uburyo bwinshi umwanzi akoramo. Iyo bizi
umenya uburyo ki witwara. Rya cupa ry'amazi ndayifata ndagenda ndijugunya muri puberi. Ntabwo byateye kabiri kuko ndimo gusenga ngo Mana umugaragaze, ntabwo byateye kabiri yarigaragaje. Yerekana saso yari ari we n'ibyo yaragambiriye byose n'ibyo biri mu mutima wiwe. Ndababwiza ukuri, nta muntu n'umwe muri buno buzima uzakugira nabi mu buryo bworoshye utamuhaye ikaze mu buzima bwawe. Uzasanga abantu bishe ubuzima bw'umwana wawe nabo wazanye mu nzu yawe, nabaje kumusura uri ku kiriri, nabamuzaniye amagifuti, nabamuteruye. Uzasanga abantu bakugiriye nabi mu bukwe ujya kurongorwa, niba abandi wari wize, niba abandi wahaga ikaze, niba abandi basaga mwaganiraga utuntu twose, mwajya kugura utuntu twose mwajyanaga, utwo baguze bagahita bakuguramo n'aka bakaguhereza. Ni iki ngiki iyi mesaje, kuko byarashobokaga yuko Yesu yemera bakamufata, ariko umwe mu bigishwa biwe atabigizemo uruhare. Reka mbabwire, nta kintu na kimwe iki kimwe mu buzima bwa Yesu kidafite mesaje mu buzima bwacu. Buri kintu cyose kiri mu buzima bwa Yesu, buri kintu cyose cyabaye, ijambo yavuze, igikorwa cyabaye kuri Yesu, buri kimwe cyose gifite mesaje, gifite inyigisho kuri twebwe, gifite icyo kidusobanura n'icyo kitwereka. Yatabizi bifata guka mu buryo busanzwe, ariko iyi ngiyi ni mesaje Yesu Kristo arimo atanga, avuga ngo bantu munyizera, bantu munkurikiye, mumenye neza kandi musobanukirwe neza. Yabivuze mu magambo ye bwa mbere avuga ngo umwanzi w'umuntu azaba mu nzu yiwe. Uzakugambanira, uzakugira nabi, uzakugeza kure ntago ari uwa kure. Dawidi muri Zaburi ya 55 aravuga ngo umwanzi wanjye, ngo iyo aza kuba ari umwanzi wanjye wangambaniye, ngo ntago mba mbabaye. Iyo aza kuba ari umwanzi wanjye umpemukiye, ntago mba mbabaye. Ngo ariko uwo twasenganaga, uwo twagendanaga, uwo twubikaga umutwe hamwe, uwo twaganiraga, uwo nabitsaga amabanga yose, uwarwaraga nkamera nk'ahari igihe urwaye, niwe umpemukiye, niwe ungiriye nabi. Ariko Dawidi akomeza avuga ngo iwe hasigara ubusa. Niko bigenda iteka iyo wagambaniye inshuti yawe, iyo wagambaniye umukunzi wawe, iyo wagambaniye umuntu wakubikije amabanga, iwawe hasigara ubusa. Ubuzima bwe busigara ari ubusa. Nta kintu cyiza umugambanyi azigera abona n'umunsi wa rimwe. Kubera iki? Kuko ugambanira umuntu wakwizeye, uha urwango umuntu waguhaye urukundo, usohora amabanga umuntu wakubikije, umuntu waguhaye umutima n'ibyishimo n'umunezero, niwe ufata ukajya kubamba. Ntibishobora kukugwa amahoro. Kurikira inkuru za Yuda. Yuda amaze kugambanira Yesu, Yesu ashimwe, Yuda amaze kugambanira Yesu, mu gice cya Matayo 27 umurongo wa 3 haravuga ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Niko bigenda, nuko bigenda. Ntabwo
ntushobora kugambanira umuntu utariho urubanza, ntushobora kugambanira inshuti yawe, ntushobora gusebya umuntu wakubikije amabanga. Umuntu wakwizeye akaguha umutima wiwe, akaguha ibitekerezo byiwe, akakwiha ubwiwe, akaguha ibiri mu mutima wiwe, akaza yiruka akakuruhukiraho. Icyo ashaka kuganira cyose akaza akakikuganiriza. Inkuru nziza yose yabonye akaza akayikubwira, inzira yose yavumbuye akaza yiruka. Aterega burya hari ahantu nabonye buriya mutushuye amafaranga bikagenda gutya na gutya, kandi akabikubwira n'umutima utaryarya, ubikoze wakunguka, wabona udufaranga ukagaburira abana, hanyuma ukagenda ukabikora bikagenda neza. Noneho wabona aguze imodoka, wabona aguze inzu, ugahita umutega igico kugira ngo bamwice, ukibaza ngo uzasigara amahoro. Ntibishoboka, ntibishoboka. Ahabona Yezebeli bamaze kumena amaraso ya Naboti, uruzabibu bararutwaye, ariko byari by'agahe gatoya. Mu gihe cyakurikiye, Ahabu imbwa zarigatiye amaraso yiwe ku iriba. Yezebeli baramujugunya hasi arashwanyagurika. Ijambo ry'Imana ryese rimanuka rivuga ngo mumenye amaraso ya Naboti atagira urubanza, ayanyaza azamenekera ku gasozi. Yuda yakiriye ibiguzi, ibyo yashakaga arabibonye, indonke yashakaga arazibonye, ariko si yarabiriye. Bamaze kwica Yesu, abo ntiyanategereje ko bamwica, ngo abonye ko urubanza rumutsinze, abonye ko urubanza rumutsinze, ngo arangije arirukanka aragenda. Ajya hehe? Ajya ku gasozi arimanika. Niko bigenda iteka umuntu ugambana, umuntu wangiza ubuzima bw'abandi, kandi benshi babikora kubwo kugira ngo babone indonke. Ni umwuka w'ishyari, ni umwuka wo kutanyurwa, ni umwuka wo gushaka ibyamirenge, hamwe n'umwuka w'ubugome. Ariko uyu mugoroba reka dusenge Imana, Imana ikure uyu mwuka wa Yuda hejuru y'ubuzima bwacu, Imana ikure uyu mwuka w'ubugambanyi hejuru y'ubuzima bwacu. Kuko bene data, uyu mwuka wakubise hasi benshi, uyu mwuka wananije benshi. Murazi umugabo witwa Isidori Sankara, Thomas Sankara, yarafite gahunda nziza yo guteza imbere Burkina Faso, ariko ku myaka ya 30 yishwe n'inshuti yiwe Tarawo. Inshuti yiwe mu bugambanyi bukomeye yakoranye n'ibihugu by'i Burayi, niho bamwishe. Nabo bari kumwe n'abaminisitiri n'abasirikare n'abandi bari kumwe nawe mu nama, bose barabarasa, barapfa bararangira. Bwoko bw'Imana, uyu mwuka ni mubi. Nimba utarakugeraho, nimba utarahangana nawo, twebwe tuvuga kuko turabizi, twaragambaniwe. Ba Yuda baratugambaniye, turabizi. Abari abavandimwe, abari inshuti, abari ababyeyi, bakoze ibishoboka byose ngo badusenye, basenye umuhamagaro, basenye ubuzima bwacu. Yuko ko Imana kutaba mu ruhande rwacu ngo Imana idukingire. Bamwe muri mwe murabizi, ntabwo tuba tugifite n'ijambo ryo kuvuga, ntabwo tuba tukiriho, ariko imbabazi z'Imana zonyine gusa zaturinze amaboko ya Yuda, nizo zadukijije. Ariko ba Yuda bahitanye benshi. Ntabwo ari ubuzima bwa Yesu gusa bashyize mu kaga, ntabwo ari ba Naboti gusa bapfuye. Mwuka w'ubugambanyi washyize Yosefu mu nzu y'imbohe, abeshyewe, agambaniwe na nyirabuja, byiyongera ku byo bene se bakoze. Umwuka w'ubugambanyi wishe ubuzima bwa benshi. Umwuka w'ubugambanyi wasenye ingo nyinshi. Hari
amamariyaje menshi yapfuye azira umwuka w'ubugambanyi. Ugakundana n'umukobwa, ugakundana n'umusore, igihe cyo kubana kagera bayuda bakaza bakakumvisha uburyo ki uriya mukobwa yakuyemo inda, bakakumvisha uburyo ki uriya mugabo iwabo baroga, bakakumvisha uburyo ki ari umugome mu rwego rwo hejuru. Hari ingo zagiye zisenyuka, umugabo yaragiye kuri misiyo, yataha abitwa ngo ni inshuti bakaza akambwira ati burya ntacyo wasize, urugo rwawe rwatagamo abagabo barenga 30, umunsi ku munsi barasimburanaga, umugore wawe yari indaya ku gasozi, ari ubugambanyi, umugabo agata urugo rwiwe, urugo rugasenyuka kubera bayuda. Bayuda ni abantu bagenza ubuzima bw'inshuti zabo bakajya kubutanga mu banzi babo. Bayuda ni abantu bafite umwuka wo gufata ubuzima bwawe bakabutanga amaboko y'abagome, bakabugurisha amaboko y'abanzi, bakabugurisha amaboko y'abakugira nabi, bakabugurisha amaboko y'abaguhemukira. Ariko uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo watsinze umusaraba, mu mbaraga z'Imana isumba byose, umwuka wa Yuda upfe hejuru y'ubuzima bwawe, upfe mu muryango wawe, upfe mu rubyaro rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka asohore Bayuda bari mu buzima bwawe. Marebo shakara masakando zemene detail. Hari abantu benshi birukanwe mu kazi atari uko batazi gukora, atari uko badashoboye gukora, ariko Bayuda bakomeje babacunganisha, babasukamwo umunyu, bashyiramo umunyu, berekana amafuti yabo n'amakosa yabo, kugeza igihe dosiye yabaye mburirukanwa akazura gaheba. Hari abantu birukanwe, hari abantu batakigera bakiriya mu masoko, aho bacuruzaga bizinesi zirafungwa, government ziraza zifunga ama bizinesi kubera babinjiriye. Bayuda baragenda barabacunganisha. Imbaraga z'Imana uyu mugoroba zigukureho Bayuda, zigukureho umwuka wa Yuda mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Bibiliya ivuga ngo Yuda arasohoka, ngo aragenda asanga abanzi ba Yesu, arababwira ngo burya Yesu mwaramubuze ariko jyewe namubabonera. Kubera iki? Yaraza aho Yesu arara, yaraza aho yirirwa, yaraza abo bari kumwe, yaramuzi kuruta abandi bose. Byageze gute? Bibiliya ivuga ngo Yuda ayobora igitero cyari kije gufata Yesu. Wa wundi ushinzwe finance, wa nshuti yiwe, ya ntumwa yiwe, umwe muri 12, Yesu mu ijoro arimo yisengera mu gashyamba ka Getsemane. Abafarisayo ntabwo bari baza ahasengera, ntibari baza aharara, ntibari baza aho yirirwa, ntibari baza aho bari kumwe nawe. Ariko Yuda aragenda aragambana, atanga pura yose, arababwira ati baba ari abagabo 11 baba bari kumwe nawe, kandi yasenga abo yabagabanijemo ibice 3, bamwe baba bari inyuma, abandi 3 bakurikiraho, hanyuma nawe akaba ari imbere wenyine, ntabwo baba bari hamwe. Rero nituza kumurasukiraho turasanga ari wenyine. Nimuzana abantu baza kumeteninga, baza kumetriza, bagafata bari abandi basigaye 11 bakabametriza, bakabafata bakabacakira. Hanyuma kuko ari mu ijoro ntabwo haba habona, bose baraba bipfutse mu mitwe, bipfutse ibitambaro. Rero niko basengaga. Arabwira ati mwebwe ntimugire ikibazo, mwumva ubwike abagambanyi ari babi. Nta muntu wakugambanira atakuzi, nta muntu wakugambanira mutasangiye, nta muntu wakugambanira mutaganiriye, nta muntu wakugambanira mutaziranye, atazi wawe, atazi ibyo amatazi ibyo ukora. Nta muntu wakugambanira utamubwiye ibyawe, ntibishoboka. Niyo mpamvu mu buzima niba ushaka guhangana n'umwuka wa Yuda, iga kuvuga make, iga guceceka. Hari akantu hose nsoma kuri tatu kavuga ngo umuntu akura yiga kuvuga, agasaza yiga guceceka. Ntugire ngo hari indi mpamvu, baba barahuye na Bayuda. Ukura ubwira abantu bose ibyawe byose, yoshawe mfite plan, sha umva ndimo ndaprayinga, ndashaka kujya kwiga muri Canada, urumva ndimo ndaprayinga, urumva sha uyu munsi none dufite umuntu dusigaye dukundana, sha umva uko mbibona afite urukundo pe, umva n'umugabo mwiza, n'umukobwa mwiza, maze arananyibuka, maze nzana na gift. Urimo kubwira yo wanyeretse agafoto kiwe akamureba, ndabona asa neza kweri. Yarangiza
aragucunga akinjira muri telefone agashaka telefoni yawe. Igitondo kimwe aragenda agasanga umukobwa agasanga umugabo akamubwira uriya mugore uramuzi ni indaya ameze uku bimeze gutya na gutya na gutya uriya wowe wakubakana nawe jugunya. Ati ibyo bibwiye gute? Ati ndabizi ndazi ko nakubeshya ndazi ko nagutendeka si inshuti yanjye se nese nakubwiwe niki nkwereke se akazana amafoto aha twari turi kumwe nkwereke ibiganiro tugirana nkwereke message twandikirana buretse ejo uzadusangana. Yesu ashimwe. Ejo uzasanga turi kumwe. Nuko bigenda. Hanyuma nawe ugahita ukora ikosa ukagenda kuri inshuti yawe yo waruzi n'ibindi se atoya ntabyo narinzi ntabyo waruzi atubiga disikana kandi inshuti yanjye urimo uvuga ko ari inshuti yawe urimo uhamiriza ni Yuda watangiye kugucitinga kuva mbere ni Yuda watangiye kukuvuga kuva mbere yarakuvuze yarakwararitse nawe uraho ntabwo uzi biva niyo bijya ntabwo ufite amakuru nta makuru ufite nta makuru ufite dizi wondera akahita avuga ngo okay burya ndabyemeye bya bindi yambwiye ko ari ukuri kubera ko na nyiri ubwita mpamirije ko ari inshuti yiwe. Bibiliya avuga ngo mu ijoro mu gicuku Yuda araza n'igitero n'ingabo n'abatambye n'abafarisayo n'abagome bayobowe n'inshuti magara. Agashyamba Getsemane asengeragamo yari akazi. Bari barangije gusangira igaburo ryera. Uzatinye umwanzi musangira igaburo ryera wo kabyara. Bari barangije gusangira igaburo ryera. Bari barangije gusangirira hamwe. Arangije araza aramusanga aramuhobera. Yari yababwiye ngo ikimenyetso ndi bubahe ndaza kumuhobera hanyuma musome. Hanyuma araza musanga hari yo my master I love you. Arangije aramuhobera amaze kumuhobera amuha akabizo wari uri hehe disi naye gushatse nanimo. Arangije aramureba Yesu aramureba uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma uhisemo kungambanira unsoma ariko wibuke ibyakwanditsweho icyari kuruta no kutari kuvuka. Hanyuma arahindukira areba cya gitero kiri inyuma arabwira ngo nimukore ibibasanye nimukore ibyo mushaka ikibazanye nimugikore vuba mwihuse. Mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba Imana itsinde umwuka wa Yuda. Imana igukureho umwuka wa Yuda. Yuda yashoboye gushyira mu bikorwa ibyari bimuzanye kubera ko byari mu buhanuzi. Niyo nzira se yagombaga gucamo kandi ni message yagombaga kutwigisha gewe nawe kugira ngo igihe cyose tumwibuka mu buzima bwiwe tumenye ngo dufite abanzi ariko dufite na ba Yuda iruhande rwacu. Dufite ba Yuda bazi aho turyama, bazi umushahara dukorera, bazi aho dukura ibyo turya, bazi ibyo turimo, bazi intambwe zacu, bazi aho turambika umusaya. Ba Yuda baratuzengurutse barahari. Abo ngabo no bagenda kuvugana n'abafarisayo no batugeraho no batuzanira ibitero. Hari ibitero byinshi reka nkubwize ukuri ntago erega aba ba Yuda ntago bakora mu buryo bwo kuzana ibitero gusa byo mu buryo bw'umubiri. Hari n'ibitero byo mu buryo bw'umwuka duhangana nabyo, ibitero by'abarozi, ibitero by'abapfumu. Ndakubwiza ukuri umuntu ujya kukurogesha, umuntu ujya kugwagurikiriza imizimu ntago ari uwa kure ni uwa hafi yawe, ni inshuti yawe no mu muryango wawe, ni amaraso yawe. Bimunanira kubura abafarisayo n'abasadukayo akuzanira ngo bakwice bakubambe akirukanga kujya kuguteza imizimu ariko n'ubundi ni wa wundi ukuzi. Nta muntu ushobora kukuroga atazi amazina yawe yose, atazi papa wawe na mama wawe, atazi umuryango uvuka, naho batongerera ubuzima bwawe. Uyu mugoroba tugiye gusenga aho uri uzamurijwe ryawe usenge twikureho uyu mwuka mu izina rya Yesu.
iyi pasika igukureho uyu mwuka wa Yuda, igukureho umwuka w'ubugambanyi, uwusenye mu rubyaro rwawe, uwusenye mu buzima bwawe, uwusenye mu mibereho yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, duhagaze mu mbaraga zawe, duhagaze mu bushobozi bwawe, duhagaze mu kubaho kwawe. Turasenya umwuka wa Yuda, turasenya umwuka w'ubugambanyi hejuru y'ubuzima bwacu, hejuru y'imibereho yacu. Turasenya uyu mwuka katika jina la Yesu. Umwuka w'ubugambanyi turawukubita hasi, umwuka w'ubugambanyi turawusenya, umwuka w'ubugambanyi turawumenagura, umwuka w'ubugambanyi turawucagagura, umwuka w'ubugambanyi turawukubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Bayuda bishe mu buzima bwacu, bayuda bashaka kutugirira nabi, bayuda bashaka kuduhemukira, iyi myuka n'imbaraga zibakoresha turazisenya mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze mu mbaraga zisumba byose, duhagaze mu mbaraga za Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myuka ya Yuda yishe byinshi mu buzima bwacu, yishe umuhamagaro, yishe imiryango yacu, yasenye ingo zacu. Yesu, turakwingingira ijoro tuzurira ibyacu mwami byishwe na ba Yuda mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibyawe byapfuye kubera ubugambanyi bwa ba Yuda, hari ibyawe byangiritse kubera ubugambanyi bwa ba Yuda, ariko uyu mugoroba, iri joro, mu izina rya Yesu Kristo, Yesu agukureho umwuka wo kugambanirwa, Yesu agukureho umwuka wa ba Yuda, hanyuma kuzurira ibyawe, akugarurira ibyawe. Yuda amaze kugambanira Yesu, Yesu ntago yaheze mu mva, Yesu ntago yaheze mu gituro. Rabasakaramashekere mosaini. Niba Yesu ataraheze mu gituro, niba Yesu ataraheze mu mva, niba Yesu ataraheranywe n'urupfu hejuru y'ubugambanyi bwa Yuda, ibyawe byagambaniwe ntibihere mu gituro, ibyawe byagambaniwe bizuke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amashuri yawe, ubuzima bwawe, umuhamagaro wawe, finance yawe, ibikorwa byawe, buri kintu cyawe cyose umwezi yagambaniye, ndavuze ngo iri joro nikizuke, iri joro nikigaruke, iri joro nikibeho, iri joro nigisubirana ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zirinda, ndahamagara imbaraga ziproteja. Imana ikurinde, ikurinde umwuka w'ubugambanyi, ikurinde umwuka wa Yuda mu izina rya Yesu Kristo. Ikurinde abakugambanira, ikurinde abica ibyawe, abica umuhamagaro, abica inzira zawe, abica umugisha wawe, abica ibikorwa byawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Buri imbaraga zose z'ubugambanyi zisenyuka iri joro, buri imbaraga zose z'ubugambanyi zikubitwe hasi iri joro, buri mwuka wose ukugirira nabi ukubitwe hasi iri joro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana iguhe uburinzi, ikurinde amaboko y'abayezebeli, ikurinde amaboko y'abahabu bakuziza uruzabibu rwawe, bakuziza urubyaro rwawe, bakuziza ubuhanga bwawe, bakuziza umugisha wawe. Imana ikurinde amaboko y'abene Yakobo bakuziza icyo Imana yaguhamagariye, bakuziza icyo Imana yakugize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ikurinde bayuda bagucuruza, bayuda bagucuruza, bayuda bagucuruza. Imana ibakurinde, Imana ibakurinde mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Imana ikurinde, Imana ikurinde bayuda, Imana ikurinde ubugambanyi bwabo, Imana ikurinde ubuhemu bwabo, Imana ikurinde abakugurisha mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro koko kw'Imana kugukize, iri joro koko kw'Imana kukurengere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ku munsi w'ejo azaba ari umunsi wa gatanu w'amasengesho, azaba ari kuwa kane. Dufite igaburo ryera ku mugoroba. Muri amasengesho yacu ku mugoroba dufite igaburo ryera, tuzegera ameza y'umwami, kuko nicyo Yesu Kristo yasangiye n'abigishwa biwe mu gihe cya Pasika. I know hari abakora igaburo ryera Sunday, dimanche, mu gitondo cy'umuzuko, ariko agiye nashimye yuko umukarampishure yuko tubikora tugendanye na Yesu Kristo. Hallelujah. Kuko ku munsi wo kuwa kane hari kuwa gatanu w'isabato, hari kuwa kane muri iyi minsi y'iyi kalendariye tugenderaho.
nibwo Yesu Kristo ku mugoroba yicaranye n'abigishwa biwe basangira igaburo ryera, ababwira ibigiye kumubaho byose kandi abasaba yuko bazahora bikora kugira ngo bamwibuke iteka ryose. So natwe ejo ku mugoroba tuzasangira igaburo n'umwami wacu Yesu Kristo, twitegura yuko muri iryo joro tuzaba turimo tunasenga, kuko mu ijoro ry'ejo kuwa kane n'iryo joro Yesu Kristo yarimo mu gashyamba k'Getsemane, n'iryo joro yaraye asenga, n'iryo joro kandi bamufashe, n'iryo joro bamujyanye mu ngo z'abatambyi. Friday iyo bita Holy Friday cyangwa se wa gatanu mutagatifu, just ni Yesu Kristo yarari mu nkiko mu gitondo hanyuma ajyanwa ku musaraba. Rero ko twakoze aya masengesho tugende mu bihe bya Pasika, reka tuba ariko tugendane. Icyo nagusaba ni kimwe, utegure umukate wawe, hanyuma utegure na ji yawe iri blood cyangwa se ji isa n'amaraso, hanyuma ejo tuzabisengera, twese tuzajya ku igaburo ryera. Umukristo wese ahawe ikaze ku igaburo ryera, kandi buri mukristo wese akenera kujya ku igaburo ryera. Rero ubikore, ubitegure, tuzasengera hamwe, hanyuma dusangira igaburo ryera ejo ku mugoroba. Yesu abaho umugisha, mugire ijoro ryiza. Turakomeje amasengesho, ejo azaba ari umunsi wa gatanu w'amasengesho, dufite morning glory mu gitondo, ku manywa tuba turi mu nyigisho, ndetse tuzakomeza no ku mugoroba tujya ku igaburo ryera. Friday dufite overnight, tuzaba turahangaha live, turimo dusenga kandi turimo duhamagara Imana, duhamagara kubaho kw'Imana. Imana ibahe umugisha, mugire ijoro ryiza, murote Imana. Bye bye, good night.